rero I will not agree n'abantu bari kuza bakazana amaverse ya Bible ko iyo umuntu ashaka kukwica nawe ugomba kumwica. Yes, niba uje iwanjye ngewe uje kunyica ndirwanaho ni, ariko kuri ibi bintu by'ikoranabuhanga we have to be, ntabwo iyo abantu bagiye low ariko natwe tugomba kugenda low. There is a way twazajya dusubiza abantu in your tone ikarishe cyangwa idakoze iki, ariko ifite amagambo amwe. Je hari igihe uvuga ku bintu by'abagore n'ibitsina by'abagore ukabituka abantu nkumva ndababaye, nkumva je ngewe nshoboye nakumira sometimes nkumira apana kukukorera nabi, ariko nkavuga ukafata umuntu ukamutuka kuri nyina Jay, kuri nyina bandugu bantu murahanga musabe JP ashaka ibindi bitutsi, ariko iyo avuze ku bintu by'abagore hari I feel bad. Je urankomeretsa ukankomeretsa, ntago mba maybe ndi muri abo bantu tutse, ariko you can get another gitutsi watuka umuntu ariko utazanye ibintu bya nyina pale vraiment. Ngewe ni imbabazi nsabye Jay vraiment, shaka ibindi bitutsi. Uri umunyarwanda, uri umuntu ukunda igihugu cya munyamanze. Kwanza nimalize sema Jay pardon, kwanza niseme Jay pardon, ndasabye imbabazi. Ntabwo ndangiza ariko Jado waburetse mwaretse akavuga mureka arangize point. Godfather ngewe nsabye imbabazi vraiment, ndasabye je nashatse ukuntu compose ibituti, nashaka nanjye hari ukuntu namufasha kubikompoza, ibyo azajya tukibigarashe nanjye nzamufasha tubikompoze, kandi birahari. Je I can be your backup and your data bank. Iyo baje bakavuga ikintu kibinyoma tukabanyomoza nkabiguha pe, ibyo ndabyemereye utanyishiye, ariko pe ikintu cyo kuvuga umuntu ku mabere ya nyina kuhandi hanyina ahantu umva uba wamvanye mu mutima. Ndabizi n'abagore benshi birabababaza pe, mu bimwambia atubuzire zambi uyu munsi ni no ku cyumweru. Je vraiment ako kantu kavane mu bitutsi byawe. Sylvie uretse mumbabarire gato yansubize, naye navuze ko ntari buze gutanga igitekerezo, ntabwo ngiye nafashe inguni, munyemerere gato. Sylvie waranyumva mvuga ndakuzindi platform zitari zisinjya nkoresha ayo magambo, navugaga je uretse gato umva ngusobanurira ikintu kimwe. Ndavuga ku tuntu tubiri, ngo muraza mugakoresha platform binayisha binaenda. Iki kintu aba bantu bagikoresha nk'intwaro ikomeretsa imitima y'abantu, ntabwo kwica ari ukwicisha, ntabwo ari ukwicisha ntuza kwicisha icyuma. Ururimi rurakwica umuntu agapfa, nko kuvuga ngo biragukomeretsa. Hari umugore bita Mukankiko, abana baramushubije ejo bundi baramwataka, abatutsi baravuga ati ko ntukadutuke kuri TikTok, bati kuko uzuka dutuka wowe nabo baramutuka. Reka nisegure hano kuko u Rwanda rw'uyu munsi dukoresha ndi umunyarwanda, nta moko ahaba, ariko ngiye gukotinga amagambo ye, muraza kwihangana. Abana bamututse arabitegereza arikanga ngo uzi ko ibintu byakomeye, ngo ko abatutsikazi bavugaga mu gaceceka ngo mwashiritse ubwoba bwo gusubiza namwe mutukana ryari, ngo ko mutavugaga, ngo ko mwacecekaga. Abana baramwirukankanye aragenda. Icyo ni kimwe. Bamwe bafite imitima yo kwakira kubabazwa no gutukwa bagaceceka. We muri mayindi ye nuko we agomba kuvuga abandi ntibavuge bo bagaceceka, bakabakomeretsa nayo magambo, akabatuka ibyo bitutsi we bikubabaza, ariko we kuko bimubabaza umuntu arwanisha intwaro azi imubabaza, we ntibabimubwire. Icyo ni kimwe. Kabiri, ahantu mvuga ngo no mureka abantu babasubize, umutima waraheniye, ndabasubiza muri aya magambo. Kuri iyi platform turiho, umubyeyi umwe, umukozi wa RBA, ndamuvuga amazina, Bibio, ambabarire ngo ngiye kumubwira kumusubiza mu minsi itaramworoheye, yaribarutse hano, abantu bose baramushima, baraza wonkwe uwo bita Gitifu araza anafata iyo foto y'umubyeyi, araza akoresha amagambo agira ngo uru ruhinja narwo ngo ruruzi ngo rurimo konka, ngo ntabwo ruzi ko rurimo konka amashyira y'inyenzi.
ngaho ugenda ujya kubwira uwo muntu, ugenda ujya kumwigisha muri ayo magambo ari polite Sylvie. So So twumvikane rero, uretse father, ndarangije papa. So twumvikane rero, niba mwumva abantu hano, twumvikane ikintu kimwe my friend, niba mwumva hari abafite permission yo kuza kubaza no kubaga no kuvusha amaraso imitima y'abandi, bababwira amagambo nk'ayo ngayo, bazi uburemere bwayo n'ubukota buri muri ayo magambo, simbona abantu baza kuyacare. Aha, iyo mvugo muvuga Jay akoresha, mwebwe mukavuga ati twe twakoresha iyi ngiyi ikajya guhindura bira, ni iyihe? So listen, ibyo byo kuvuga ngo umuntu ngo agukubita urushyi nguhindura irindi tama, sinkene muntu uzana ibintu bya nonsense ya Bible muri iki kiganiro hano, ntawe nkeneye. Hano ijisho ntabwo ibyo bintu bya izo pratique za kera n'ibyo bya Bible mu bitware hirya. So ngerashaka kugira ngo niba izo social media muri kuvuga icyo ntemera, ntabwo ndi buzanga ngo mvuge. Nari ntanze example, I have no side today as a host, ndaza gutanga amagambo, ariko nari ndi kubaza Sylvie, uyu aba bantu kuri izo example ebyiri nguhaye, what you gonna do? mbere yuko Sylvie yagusubiza, mbere yuko Jay Squeezer azamo, urakoze cyane akasamutwe. Ndakoresha amasegonda make cyane. Habyarimana yaje i Bugande mpari, cya gihe ari yaje mu muhango wo kwambika inyota amapeti abasirikare ba NRA, ari aho ngaho areba. Na nyuma y'aho ngaho haje kubaho ibiganiro, nyuma y'aho ngaho inkotanyi RPF bamusaba kugira ngo baze, avuga ko u Rwanda rwuzuye, kirahure kiruzuye. Murumva ko yari yashwishwirize, ntabwo abanyarwanda bari hanze b'impunzi bazagaruka mu Rwanda, nta mwanya uhari. Hanyuma abaje gufata intwaro bakarwana, bakarasa abasirikare be, hagapfiramo n'abandi bantu, ko kwica atari byiza. Ubwo twajyaga tugakomeza dutereta muri diplomasi, tumwereka ko ibyo avuga atari byo. Ubu uzi ko n'ubu twajyaga kuba tukiri mu mahanga, twagarutse mu gihugu kubera kurasa utabyumva, kubera utumva. Niba ngibi byo Jay Squeezer avuga mu bigereranye n'urugamba nk'urwo ngurwo, hari abantu batumva amasasu y'amagambo meza ya diplomasi, bakumvishwa n'imigeri nka moto. Niyo mpamvu turimo no kubivugaho hano, nuko hari abo biba byababaje. Ni intambara turimo, nta bintu byo gukina. She's my friend Sylvie, ariko urakoze kumukosora, nta n'ikindi narenzaho. Ukomeze umunkosorere, naho tuzahura ejo dusangira ikawa, nzamubwira ariko akasamutwe yaragukosoye, twisekere. Murakoze. Jay, zamuka hano, ndashaka kugira ikibazo kimwe nkubaza niba bigukundira, niba ubonye network. Sylvie ni umugore, she's an activist whom I believe in 100%. Ariko nanjye mfite mama, mfite n'abakobwa, mfite n'umugore. Iyo umuntu avuze kuri biriya akoresha imvugo nk'iya Squeezer, abo bantu bose bazamo. Ariko mu Kinyarwanda tugiye kujya mu by'ibitutsi bibabaza umuntu, ugakoresha ibitutsi nk'intwaro, nta gitutsi kibaho. Igitutsi kibabaza umuntu ni icy'umututse kuri nyina, ntabwo ari icy'umututse kuri se. Ntabwo rero Squeezer aba agamije kubabaza umugore, aba agamije kubabaza, aba arimo gutagetinga wa wundi, amubwira niba ari gaswere nyoko, niba ari gashyire no, ntabwo biriya byo kubwira ko birakorwa. Niyo ibyo bitutsi ntabibaho mu Kinyarwanda, sigiye imboro ya so, sigiye inyo ya so, ntabwo bibabaza. Ibibabaza ni ibyo kuri nyoko, aba batagetinga kubabaza ni bariya. Rero ndagira ngo mfashe Sylvia abitandukanye, ntabwo tageti ari abamama, tageti ni bariya baba baturwanya, kandi nta kindi wababwira ngo kibakomeshe utabavuze kuri ba nyina.
Mhm. Ikibazo rero ikinyarwanda rega twamaze kukibagirwa. iyo wowe uri gutuka abantu ngomba kuza nkakubwira wowe nka godfather, so sinumva ikintu cyatuma wowe godfather nza nkakuvuga kuri nyoko. Noneho dusubire ku kintu Kabagambe avuze ngo ningutuka kuri so ntibiri bukubabaze, ningutuka kuri nyoko birakubabaza. Ibyo byanyine it implies a lot. So for me I feel ko mu by'ukuri nta hari ugusubizanya n'umuntu ukamusubiza wenyine ukanamusubiza ku mwanya. Hari abatagororoka. By the way, ririya zina ry'uriya mugore wari wavuze, ese we ntiwumva ko nawe atukana ibyo atukana se ibyo bintu nta nubwo nashobora njye kubisubiramo, birarenze. Noneho muri wa muco wacu noneho muvuga ko abagore tugomba no kwiyubaha kurushaho. Nanjye mbaye sexist iyo mukankiko ari gutukana njyewe nshowe nanjye namumira like I don't know what I can do kubera ko ibyo avuga numva njye binkoza ahantu mu bwonko. Ngaho uzagenda umire Mukankiko numara kumumira amaze Ni kwinjira ukuvuga uzazumire Gasuku. iyo ni ntuza ni umugani wo kuvuga ukuntu wamira umuntu just kubera ko biba biguteye isoni Yego. bikakurenga. Nyine Mukankiko amaze imyaka Simvuze n'imyaka bikoze bitangiye ejo bundi uzamanza umire Mukankiko wa urakoze cyane kwasa mutwe, urakoze seriously cyane. for me I don't want even you to bring that name because I can't na failinze no kureba ibintu bye tout simplement na video ye ntabwo njya nyirangiza kubera ko njya nibaza ukuntu umuntu muzima yakwicara akavuga ukuntu bimeze. So I just say hari ukuntu je yakora akazi ke akora akagakora neza. uyu munsi umuntu iyo yicara ubona afite ubwenge akavuga ngo igihugu ntigitukika, igihugu se ntikigira umutima, igihugu ni abantu. Iyo ututse umwe mu banyagihugu cyangwa se mu bantu bakorera igihugu uba ututse igihugu. Igihugu ni unity, igihugu ni njye ni wowe n'uriya n'undi uwo ari we wese. Kandi ikindi wenda uyu munsi ubajije uriya mugabo ikibazo numva mvugiye uko nashaka kugira ngo nzamuke mubaze wa mujene wari uzamutse, kuki twumva ko ibyo abantu badashoboye uyu munsi twe tutabiha credit? Ibyo wowe udashoboye wikumva ko undi wabikoze yakoze sakirirego. Gasuku nabikubwiye akora ibintu rimwe na rimwe dukeneye nubwo icyo gihugu kitabimutumye ariko ukunda igihugu wese akeneye. Nimba bano bantu ntari buvuga amazina bajya bazaha mwumva imvugo bo bakoresha, ibyo Gasuku aba yavuze kuki wumva ko nimba arispondinze ku wundi muntu yakoresheje ijambo nk'iri kuki uhita uvuga ngo ariko ngo umuco nyarwanda, umuco se niki? Uyu munsi wenda bamwe mu bajene bari hano ntago bazi kera hakibaho ibintu bita guhiga. Iyo wajyaga guhiga mu ishyamba wabaga guhiga inyamaswa. Iyo wajyaga guhiga witwazaga inkonzo imbwa z'impigi, kubera kutafataga icumu ryawe n'umuheto ngo wikore ngo ukenyera akitero ujye guhiga inyamaswa, witwazaga imbwa. Iyo mbwa kandi yabaga ari impigi yaratojwe. Rero mu bintu cyangwa se reka kumvugiramo uyu munsi abari hano bakuru babizi, iyo wajyaga guhiga inyamaswa witwazaga indi nyamaswa ariko yatojwe, bayitaga intozo cyangwa se bitewe n'aho ariho n'aho buri wese yabaye hari uko bayitaga imbwa y'impigi. Iriya mbwa rero yabaga ikenewe. Ndeka nigendere. Abantu benshi bakoresha izi social media abenshi bafitanye ikibazo ariko kitafite aho gihereye, ku buryo buri wese aba yumva yakumvisha undi cyangwa se yatanga undi igihe abiboneye umwanya. Naho ubundi Kasuku nimba biriya bishoboye kandi bikaba hari igihe bijya bikenerwa, kuko nzi ko hari igihe kijya kigera bano barwanya leta cyangwa se bibigarasha bikazamuka bigakenera abandi bantu baba offensive nabo. Iyo ntuza rero Gasuku arayishoboye, kandi nzi ko hari igihe nuko abanyarwanda tumeze turi babashimira mwiriro, nzi ko hari igihe ajya bikora ukabona comment nyinshi nizimushima nizivuga ngo fatiraho komerezaho kugira gute.
so rero n'uyu nguyu urimo uvuga ngo ntabyo azi, ngo ko wenda ngo hari abajya batuka abayobozi cyangwa inzego, rimwe nabyo umuntu agiye abishungura yajya abibonamo ikintu, kandi ntibijya bitinda. Ndabizi ko twese hano ahangaha tuba dufite uko tuzi abantu, n'uko tuyungurira ibyo bavuga, n'uko tumenya n'izo background zabo ziba zimeze gute. So ku rundi ruhande Kasuku, njye ku giti cyanjye, si uko atarantuka, si uko ataratuka uwo nzi, ariko mbona uburyo abikoramo n'uburyo abivugamo, nuko wenda we kuri we n'imico ye n'imirererwe ye ntacyo bimutwaye, ariko nabifata nk'ibintu byo kuganira, byo guterana ubuse nyine kubo babikorana. Nanjye ku buryo bibaye akanyanjama, nuko naba nta muntu Kasuku aravuga utamuvuze cyangwa utavuze nabi igihugu. Ni ku ruhande rwanjye, buri wese afite uko abyumva, kuko nzi ko abenshi ari abamutera amabuye, ariko iyo bikenewe ariya mabuye arayaterwa muri comment mujya mubona. Ruvuga ngo hano ndi gukotinga imvugo yakoresheje. Bro yanditse gutyo, byanditse, yavuze ati wa mipango komeza ubabage bro. Urumva? Turi kujyana. Hano arakomeza agira ati kuko amategeko nta nshuti agira bro. Ndi kubivuga neza. Akomeza agira ati ntukite ibi bintu anga numiwe, cyangwa anga niho nshaka kujya ngo tuze kuganira tubeseriye kuri iki kintu, kuko ndashaka kugira ngo tumanze turebe ni ryari impamvu. Ndaza gutanga igitekerezo cyanjye nyuma. Ahangaha arakomeza agira ati ntukomeze kwisobanura bro. Uyu ni minisita ufite Gasuku mu nshingano, uyu ni minisitiri w'urubyiruko. Ntukomeze kwisobanura kandi biha content abakwangira ubusa, kubigarasha abanzi b'u Rwanda, abatuka pike wacu, ukomeze ubakubite accordingly. Jay, fata kamari ukisha inyuma ukubitemo inyundo. So tubeseri. So ahangaha ndashaka kureba, ngiye ndaza gutangira nyuma y'abandi bose bari buze kuvuga. So reka tuguhereho. Ahangaha duhereye ku ijambo ahangaha nyuma twari twamaje kumva iyi ntuzigirira kiti wa mugabo munini Theo yavuze Theo nashanga reka ngwe butumwa. Theo nashangwe butumwa ubwire uwo muntu umva yuko ngo inshuti yacu, arumva yuko ngo ashobora gukora ibyo yishakiye, avuga ibyo yishakiye kubera ko ari inshuti yari nta nshuti ngewe, ngo ntabwo ari inshuti yanjye. Reka banze bibe very clear, kandi nta muri muri joro amategeko, ariko mubwire, nashaka ko bibe very clear, mubwire yuko ngo iminsi ye turimo kwibara gutya. cyangwa se umunsi wa none ntishimye habe na gato, kandi si ubwa mbere bino bintu bibaye. Nkeka ko bitagiye kuba n'ubwa nyuma, ariko nagira ngo mbivugire ku mugaragaro ndetse n'abantu mwese mu byumve. Atazagira umuntu uvuga ngo Jessica zo mipango nawe ntujye uvuga ibibazo byawe n'ibiki byose, ariko reka bivuge kuko bikomeza kundyo ku mutima, kandi nkeka ko undi wari wese wabikorerwa shobora kuba atabyihanganira. Rimwe na rimwe nuko wenda twebwe ari abantu bajya banadufata bakagira ngo bitugire imitima ibabara, ariko turababara cyane. So ahangaha hari ijambo rya Ntuzana amaje kumva rya perezida. Theo yavuze Theo nashanga reka ngwe butumwa. Theo nashangwe butumwa ubwire uwo muntu umva yuko ngo ni inshuti yacu,
arumva yuko ngo ashobora gukora ibyo yishakiye, avuga ibyo yishakiye kubera ko ari inshuti yari nta nshuti ngewe ngo ntabwo ari inshuti yanjye. Reka banze bibe very clear, kandi nta muntu n'umwe urejura amategeko. Niba ushaka kuba inshuti yanjye cyangwa inshuti ya Ribe, ugomba kubanza kubahiriza amategeko. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki: mu gihe Terry ataranyuzuza, ndashaka yuko ngo byumvikane neza yuko ngo abantu bakunda kuvuga ibyo bishakiye ku social media. Hari ikintu kitwa defamation cyangwa diffamation mu Gifaransa, cyangwa gusebya. Hari abantu bavuga amagambo menshi. Unfortunately, malheureusement, nuko mu myaka ishize icyo cyaha cyabaga mu mategeko y'u Rwanda, ariko ubu ngubu icyo cyaha bakivanyeho. Dusigaye dushaka ibyaha mu mategeko ya cyber crime law, kugira ngo abantu bakoresha nabi social media bahanwe. Ariko mu by'ukuri defamation cyangwa gusebya cyangwa kuvuga amagambo atari byo, rimwe na rimwe biratugora kugira ngo ukure mu cyaha mu rwego rw'amategeko. Ariko mubwire, ndashaka yuko very clear, mubwire yuko ngo iminsi ye turimo kwibara gutya, nakomeza azogwa mu cyaha, kandi ntabwo tuzabura ukuntu akurikiranwa, kubera ko ntabwo dushaka kwemera yuko ngo akomeza gukora ibintu ngibyo, ariko ntabwo ari inshuti ya Ribe. Ibyo ngibyo ndabikwizeza, ntabwo ari inshuti yacu. Twebwe inshuti yacu n'abantu bakora neza, bakore mu buryo n'amategeko, kandi baduha amakuru mu buryo bwiza. Mu by'ukuri ugeragije yayise pornography, ariko ahangaha Bwana Jado nguteze amatwi. Jado, fungura mike yawe. Kohosi, fungura mike yawe. Ndakumva Godfa. Tujye mbere, wowe nyuma yo kumva ibi bintu ahangaha njye birancanze. Ndashaka kugira ngo umbwire wowe urabibona ute? Comment yawe ni iyi. Ndafungura mike, everybody come over here. Uko ikibazo afitanye na Godfather, ikibazo afitanye we yifiteho ubwe, icyo afite cy'amateka ye cyose akaza akagikubita hano, atamenye ngo ndavuga ibi ngibi, hakwiye kuvuga ibi ngibi, hakwiye kubyirwa abangaba. Ariyo mpamvu nyine ushaka kwisanga waguye mu cyaha, kuko icyaha si no gutukana, ahubwo icyaha n'uburyo uvuga wenda amateka yawe, uburyo uvuga amateka y'igihugu cyawe. Hari uburyo bwinshi hano defamation nyine bavuga aho ngaho, ushobora kwisanga wayiguyemo ukagonga cya gikuta cy'amategeko. So rero nuko Theo yaje cyangwa se yabajije nkaho ari we muntu wari ufitanye ikibazo na kiri personal na Gasuku, ariko ni benshi nawe ubwe ugiye mu biganiro akora ntiwaburamo ibigize ibyaha, nubwo wenda ubona ko yikosoye kubera wenda hari uburyo wenda yakwiswa akanyafu, ariko ibigihari cyangwa se gishoboka, social media zimaze kuba nk'inyanja. Abantu benshi bashobora kwibeshya, bambaye amajire bakibeshya ko bazi koga, kandi za jire zishobora gutoboka anytime. So rero navuga ngo buri wese nyine uri hano ni mukuru, kuko nta bana mbonaho, ni abantu bakuru. Buri wese numva ufite social media cyangwa ama platform ye afite uko ayakoresha n'uburyo wenda bimwinjiriza, ko nicyo kintu cy'ingenzi. Wenda mba mbona nge bitanyinjiriza ntago najya nza ngo mbifateho umwanya cyane. Niyo mpamvu hari igihe ntaboneka mu bitari ngombwa, bijyanye nuko nyine umuntu aba ari mature mu kumenya ibyo uvuga n'ibyo ukora, n'igihe ugomba kubikorera n'igihe ugomba kubivugira. That's it. Ahangaha ndashaka kugira ngo wumve kano kantu, kuko ndaza guconnectinga dot y'ibyagiye biba byose. Ndashaka wumve kano kantu aba ariko duheraho. Ku bantu banjamye uyu musore Jay cyangwa Gasuku, umva hano. Ntabwo kwigisha ibitutsi Gasuku atukana byamarira iki Abanyarwanda? Ahubwo ni ukwigisha urubyiruko gutukana. Ariko hari abatukanaga babiretse, batukaga igihugu babiretse kubera ko igihugu gitukika, batukaga abayobozi. Wenda reka nkore simbizi.
so nose uyu ntabizi ko hari abatukaga bamwe mu bayobozi cyangwa bamwe mu nzego, uwo ntabizi ni atabeshya. ukuvuga ngo buretse gato hano hari ikintu ngiye nshaka kugira ngo dusobanukirwe. Aravuze ngo kwigisha gutukana cyangwa gutukana, bivuze ngo hanyuma akavuga ngo ibitutsi Gasuku atukana bimarira iki abanyarwanda. Bivuze ko akomfamize ko Gasuku atumwa gutukana, hari ukwigisha abanyarwanda ibitutsi. Hano hari ukuntu bimvanzemo, biramvanze, ariko turaza gusobanukirwa kuko ntabwo ndirinda kuvuga uyu munsi, ahubwo ndeke platform abantu bavuge, numva uko bumva ibintu. Abantu mushyiremo request, muzamuke mumbwire uko mubyumva, mumbwire uko mwabyumvishe. Wari ugifite ijambo Jado, uhere kuri ibi bintu by'uyu mugabo, hanyuma ukomeze umbwire wowe uko wabyakiriye n'uko byumva. Uko mbyumva cyangwa se uko nabyakiriye nuko abantu benshi bakoresha izi social media abenshi bafitanye ikibazo ariko kitafite aho gihereye, ku buryo buri wese aba yumva yakumvisha undi cyangwa se yatanga undi igihe abiboneye umwanya. Naho ubundi Kasuku nimba biriya bishoboye kandi bikaba hari igihe bijya bikenerwa, kuko nzi ko hari igihe kijya kigera bano barwanya leta cyangwa se bibigarasha bikazamuka bigakenera abandi bantu baba offensive nabo. Iyo ntuza rero Gasuku arayishoboye, kandi nzi ko hari igihe nuko abanyarwanda tumeze turi babashimira mwiriro, nzi ko hari igihe ajya bikora ukabona comment nyinshi nizimushima, nizivuga ngo fatiraho, komerezaho, kugira gute. So rero n'uyu nguyu urimo uvuga ngo ntabyo azi, ngo ko wenda ngo hari abajya batuka abayobozi cyangwa inzego, rimwe nabyo umuntu agiye abishongora yajya abibonamo ikintu, kandi ntibijya bitinda. Ndabizi ko twese hano ahangaha tuba dufite uko tuza abantu, nuko tuyungurira ibyo bavuga, nuko tumenya n'izo background zabo ziba zimeze gute. So ku rundi ruhande Kasuku nge ku giti cyanjye, si uko atarantuka, si uko ataratuka uwo nzi, ariko mbona uburyo abikoramo n'uburyo abivugamo, nuko wenda we kuri we n'imico ye n'imirererwe ye ntacyo bimutwaye, ariko nabifata nk'ibintu byo kuganira, byo guterana ubuse nyine kubo babikorana. Nanjye ku buryo bibaye akanyanjama, nuko naba nta muntu Kasuku aravuga utamuvuze cyangwa utavuze nabi igihugu. Ni ku ruhande rwanjye, buri wese afite uko abyumva, kuko nzi ko abenshi ari abamutera amabuye, ariko iyo bikenewe ariya mabuye arayaterwa muri comment mujya mubona. Okay. Okay, Narcisse uranyumva? Ndakumva neza. Igitekerezo cyawe wowe? Doka y'igitekerezo cyanjye giteye gutya muri ubu buryo. Kasuku kuriya yirirwa yandagaza abantu, c'est pas les valeurs rwandaises. Cyeka ko bira bintu ntago ari iby'u Rwanda. Nk'umuntu wenda sinzi background yo kuntu yarezwe. Donc ukuntu yarezwe ntago mbizi. Ariko kura kwifata akagenda akandagaza abantu, biratwifata nko mu ruhame, nko kwandagaza defamation yabereye mu ruhame. Nkeka ko uri umuntu aho kugira nabira byo minister ira support yaje amubwira ngo nakubita vunira mu mavi agende yandagaza, nk'umuntu ukomeye cyane mu gihugu, na ntabwo agombye kuvuga nka kuri agendeye ku muco w'igihugu, indangagaciro z'abanyarwanda. Birabyo ntabwo byakagombye, ahubwo icyiza bakagombye kugira gute kumugira inama ku buryo ushobora gusubiza abandi bantu, ariko ukabikora mu buryo bwa kinyabupfura. Cyeka ko ibyo bintu byatanga umusaruro ku buryo byagenda neza. Ikindi ndaza kugarukaho cyane cyane ni ikintu kijyanye n'ibi bintu byo kugenda dusharinga ibintu. Buri abantu twita ibigarasha, akenshi usanga tugenda natwe tubanka ntuza
kugera dusharinga amayide bagiye batanze bagira gute bigatuma nabyo bigenda bijya gute biba bikaza bikaboostinga mu gihugu bikaba ikintu gikomeye cyane. Nkeka ko abantu bano ba social media influencers kugira ngo bagende babisharinga umuntu yazajya asubiza ariko akirinda kugira gute kubipropagira cyane cyane mu gihugu. Rero numva yuko kukirwa yandagaza abantu n'abantu mu bantu kagenda barakagutuka n'undi akatuka kuriya, nkeka ko ntago ari byiza cyane pe. Bazakosorwa mu bakoresha ubundi buryo yagira gute bamukosora ariko ibyo bintu bikomeza. Iyo nicyo gitekerezo cyane ngiye mfite. wowe ukumva ko uburyo byakorwamo ari ibi wari ubuhe? Aha, uburyo byakorwamo ni ubuhe rero? Buriya gusubiza umuntu ukoresheje fact zibigaragara mu gihugu bitewe na background y'amateka y'igihugu cyacu n'ibiki byose, ukoresheje fact zifatika ariko ukabikora mu buryo butari ubwo gufata umuntu umwandagaze ku myanya y'ibanga cyangwa se ibindi buryo. Bya bintu bifite pesanteri ikomeye cyane kurusha uko wagenda umuntu kurusha uko wagenda umwandagaza nk'umuntu utararezwe, nk'umuntu waho ngaho w'intuza udafite indangagaciro. Uri umunyarwanda nka Gasuku? Yego. Ukunda igihugu cyawe? Ndagikunda cyane. None kubera iki utatanga urwo rugero rw'ibyo uri kutubwira ko mvuye kureba ikintu nsanze ku rukuta rwawe, ntabwo ukurikirwa n'abantu bake, abantu 1,300 n'abantu batari bakeya, ko nsanze akabumbu gusa n'umupira. Iki udafata iya mbere ngo urwo rugero rwiza niyo nzira nziza wumva byagakozwemo ukabikoresha no tugufatiraho urugero? Byagenze gute kugira ngo wowe wirundurire mu mupira wonyine ku buryo muri ubu gusubiza udakoresha iyo uko nguko wumva wagatanze muri urwo rugero? Ko ndeba kuri platform nk'urubyiruko nkawe ko mbona wibereyeho umupira gusa, wowe bigenda kugira ngo uretse gato ubashe kubona kunenga gusa uburyo abikoramo, kandi wowe noneho udafite n'umutima wo kubikora, ahubwo wowe warindiriye mu kabumbu gusa. Harabura iki kugira ngo ukore muri ubwo buryo kutwigisha ubikore muri ubwo buryo? Akenshi igihe urasanga nta poste nyinshi uzasanga zimeze ko, ariko kuri commentaire kuri commentaire ngiye nkunda gukomantinga cyane, nta poste nyinshi nkunda gukora. Ni gukomantinga ku bintu biba ku mareaction bayagiye abangiye, nibyo nkunda cyane. Urakoze ku gitekerezo cyawe, ariko ntabwo urakoze ku gitekerezo cyawe. Ngiye nakubwiye ko today will be a host, ariko ku ruhande rwanjye numva ubwo buryo bwiza uva bwakabaye bukora nk'urubyiruko nk'uko nuriya nawe ari rwo, wakabaye ubishyira mu bikorwa, ukavuga ati murebe nk'uko mbikora, ndengera igihugu cyanjye, namagana abo ngabo baza bakandagaza abayobozi banjye, nkabikora kunenga ibyo utabasha gukora n'urwo rugero utarabashije kurukora. Urakoze cyane. Kageruka, uranyumva? Kageruka urahari? Mr. Cool, go ahead. Are you there? Njye ndahari. Njye idea mfite yanjye ashaka kuvuga kuri ibintu bya Kasuku. Kuko undi aba commentaire za Kasuka kenshi nabo nubwo yataka mu buryo buri negative way, ariko nabo bantu batuka abayobozi nta kinyabupfura baba bafite, abari indiscipline n'undi nabo baba batatse mu buryo buri negative way. Iyo umuntu akwatatse mu buryo buri negative way, ukoresha uburyo yakoreshejemo nawe ukamusubiza nyine kugira bibe bingana. Noneho ndatekereza ko nubwo tujye tureba side ebyiri, tujye tureba ibintu Gasuka akora, hari positive bigira ku gihugu n'undi ari positive ingaruka nziza bizanira igihugu. Nubwo twe turi kumutera amayaka kanya, ariko ibyo byose ibintu akora hari umusaruro bitanga nubwo twe tutawubonesha amaso. Rero kumuha kantu ka nyina mbwira positive bitera ku gihugu bizana. Oya, ibyo ngibyo impamvu abikora nuko nuwatutse gufata nk'umuntu ashaka kwandagaza, ntabwo aza kwandagaza mu buryo buri positive, araza agutuke cyane. Noneho nawe nimba ugiye kumusubiza ntabwo uzamusubiza mu buryo nyina, uramusubiza mu buryo nawe yakoresheje, kuko aba ari ihangana, kuko nta muntu utuka umuntu mu buryo buri positive, ni bwose aba ari negative. Niyo mpamvu wumva kandi Gasuka umuntu yataka nuko ari wa muntu uba wakoresha uburyo buri negative nyine, nawe amusubiza mu buryo buri negative. Uzariwe Gasuka nta muntu ajya apfa kwataka atamwatatse cyangwa atavuze ku bayobozi. Ntabwo yakwifata ngo aza gutuka Godfather nta kintu nyine mupfa, ntabwo bibaho. Nge sindabimubonaho.
niyo mpamvu nawe wumva muri speech za Gasuku abavuga ati umuntu uzagira arabanza akanabideklara ati umuntu uzatuka umuyobozi cyangwa agatuka u Rwanda nabi nanjye nzaza nkoresha imvugo yakoresheje musubiza. Noneho twebwe nubwo yenda atari umuco wacu nyine, ariko we nge mbona ibyo akora nta kibazo, ariko yagahinduye nyine agacenjinga uburyo abikoramo none akiga none nimba agomba ukuntu yasubiza umuntu mu buryo buri positive nyine harimo n'ikinyabupfura nyine n'umuco. Lazaro ndashaka kugira ngo icyo kintu uvuze uzamuke ukivuge mu magambo apana kucyandika. Niba ntacyo bigutwaye mbashe kugusubiza, uzamuke ngusubize icyo kibazo uzi kukibica wanditse muri comment, ufate mic icyo kibazo kibaze nkigusubize. Ntabwo igihugu gitukika. Igihugu ni iki? Igihugu ni ibiti n'imisozi cyangwa igihugu ni abantu? Igihugu ni wowe nundi. Igihugu ntabwo ari imisozi. So yivuze ngo ntabwo igihugu gitukika, ni gute kitatukika se? Igihugu kiratukika. Godfather, Sibyo? Mureke ibyo bintu. Igihugu kiratukika. So ntabwo rero nimuza kuzanga aha ngaha nta hantu habutandukaniye n'uriya. Igihugu ni iki se? Igihugu ni abantu, igihugu n'ubuyobozi. Komeza ijambo ryawe Jado, niba umujene yarangije ufata undi. urakoze cyane. N'abandi wenda bagifite ibitekerezo bakomeze bazamuke tubemeze, ariko uyu munsi umuntu iyo yicara ubona afite ubwenge akavuga ngo igihugu ntigitukika, igihugu se ntikigira umutima, igihugu ni abantu. Iyo ututse umwe mu banyagihugu cyangwa se mu bantu bakorera igihugu, uba ututse igihugu. Igihugu ni unit, igihugu ni njye, ni wowe, nuriya n'undi wari we wese. Kandi ikindi wenda uyu munsi ubajije uriya mugabo ikibazo, numva mvugiye uko nashaka kugira ngo nzamuke mubaze wa mujene wari uzamutse. Kuki twumva ko ibyo abantu badashoboye uyu munsi twe tutabiha credit? Ibyo wowe udashoboye wikumva ko undi wabikoze yakoze sakirirego. Gasuku nabikubwiye akora ibintu rimwe na rimwe dukeneye, nubwo icyo gihugu kitabimutumye, ariko ukunda igihugu wese akeneye. Nimba bano bantu ntari buvuga amazina bajya bazaha, mwumva imvugo bo bakoresha. Ibyo Gasuku aba yavuze, kuki wumva ko nimba arispondinze ku wundi muntu yakoresheje ijambo nk'iri, kuki uhita uvuga ngo ariko ngo umuco nyarwanda? Umuco se ni iki? Uyu munsi wenda bamwe mu bajene bari hano ntago bazi kera hakibaho ibintu bita guhiga. Iyo wajyaga guhiga mu ishyamba wabaga uhiga inyamaswa. Iyo wajyaga guhiga witwazaga inkonzo, imbwa z'impigi, kubera kutafataga icumu ryawe n'umuheto ngo wikore ngo ukenyera akitero ujye guhiga inyamaswa, witwazaga imbwa. Iyo mbwa kandi yabaga ari impigi yaratojwe. Rero mu bintu cyangwa se reka kumvugiramo uyu munsi abari hano bakuru babizi, iyo wajyaga guhiga inyamaswa witwazaga indi nyamaswa ariko yatojwe, bayitaga intozo, cyangwa se bitewe n'aho ariho n'aho buri wese yabaye hari uko bayitaga imbwa y'impigi. Iriya mbwa rero yabaga ikenewe. Ndeka nigendere. Who is next? Birasekeje. Twagiye Kageruka naguhaye ijambo kuva kare ko ntushobotse nawe. Ntabwo uzi gufungura amahirwe. Naje. Niba ngo wari uhuze kuva kare. Oya nari mpuze gato yegeye mu kanya wampamagaraga. Nakumanura ukajya kuguruka. Jya mbere kankumvi. Okay, wenda njyewe icyo navuga kuri Kasuku, wenda nk'uku nguku uko mwakomeje kugenda mubivuga, nk'uku nguku wenda asubizanya n'ibigarasha nyine, wenda agatukana nka kuriya avuga biriya bitutsi nyine biba biremereye, hakura nawe uhoze bivuga nko kumurisha kantu uzaguka ibintu nk'ibyo. Njye mbona wenda hari ubundi buryo wenda yahinduramo agasa nkaho ko yazajya basubiza, wenda bidateje ikibazo cyane nk'uko byagenze. Kuko ngiye nko mu gihe cyashize hano kuri X kuno bino bintu by'ibigarasha nabyo bikora ibintu by'amaspace nyine ukuntu nagize gutya ndajoininga kugira numva ibyo bari kuvuga. None wenda nanjye nshaka wenda nko gushaka nko kuba wenda nabanyomoza kubyo bari kuvuga. Noneho
ikigarasha kimwe cyo nari nsubije nyine kita kimbwira ati kubwo nkawe ngo uravuga iki ngo wakicecekeye ngo gatuza ko bahari akwiye kuba wenyine yabasubiza natwe turahari kujya tube twabanyomoza ibyo muvuga nase ngo nawe ukaza ubitukana ngo ko hari ababitukana ngo babihemberwa ngo nkawe uraza ngo utukatukana iki nawe ati ariko ntawe uvugira neza igihugu wenda nko gushaka kubanyomoza ibyo ngibyo byo muvuga ubihemberwa tuzi iyo nabwo ngubwo ibyo bigarasha nyine babinkuye muri space ariko kimwe kiza kuhita cyandika nyine kuri X kivuga ati ngo ubwo ngubwo nawe uraje ngo ubwo batangiye kuguhemba so wenda njye numva wenda Kasuku gukomeza wenda ko yabwira abangabe bigarasha nyine babituka igihugu cyangwa ubuyobozi wenda yakomeza akazajya babwira niba bishoboye ariko wenda nk'izi mvugo wenda asa nkaho akoresha zisa nkaho ziremereye zikagabanuka wenda ku kindi kintu wenda bitari bigarasha batuka wenda nkuko babivuze ejo bundi uriya muyobozi wari ngo w'amategeko akagwa mu mutego wenda ubigize icyaha azabihanirwe so nibyo ngibyo nge navuga murakoze rero uburyo bivuze mu gihe biranshanze ariko nta kundi next niyo nsaba okay Delson is it Delson yego muranyumva turakumva okay urakoze Godfrey njyewe ndavuga ku bintu bigera nko kuri bitatu icya mbere ndemeranywa na minister utuma twishima wahaye Kasuku iriya message kuko ibintu akora bifite umusanzu ukomeye cyane ku rubyiruko cyane cyane nyine mu gusubiza biriya bigarasha twebwe ntitubasha kubikora kwako dusa n'abagira isoni cyangwa se tubatinya ariko mu gihe dufite umuntu nka Kasuku ni ukuri njyewe ndemeranywa na minister 100%. Ikindi kintu navuga cya kabiri baranimba bivuze nabi gusa nubaha imyanya y'ibanga cyane cyane ku babyeyi ibindi byo akora ni sawa cyane ariko kuri ako kantu niba twumva azagerageza bihindure nge niko mbyumva. Icya gatatu hari abantu rero baterana amagambo na Kasuku baba muri showbiz usanga ni ba bantu baba bamwenderanya bamwiyenzaho ugasanga we ibyo akora ari kubikora nko gutera ubusa cyangwa se nko gushyushya showbiz ariko abandi bo bibifura batazi kuganira batari abanyabiganiro ugasanga nibo birukiye kujya kumurega cyangwa se kuvuga ko Kasuku akora ibigize ibyaha. Murakoze nicyo gitekerezo nari mfite.